Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Igice cya mbere. Icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuraga wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti, uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuge iti, nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti, abamarayika b'Imana bose bamuramye. Ibyo abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka, mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwe ukundi. Ariko woweho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza?